uzajya niho nzajya, aho uzaba niho nzaba. Imana yawe niyo izaba imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Imana yawe niyo izaba imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Imana yawe niyo izaba imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Batahani wabo i Betelehemu, Rusi akajya guhomba mu murima wa Bowazi, kuko yari umucunguzi wabo wa bugufi. Nama abanyakarusiyamana naje kujyana nawe batahani wabo i Betelehemu, Rusi akajya guhomba mu murima wa Bowazi, kuko yari umucunguzi wabo wa bugufi. Rusi akajya guhomba mu murima wa Bowazi, kuko yari umucunguzi wabo wa bugufi. Bowazi asanga Rusi mu murima we, arabaza ati mbese uriya mukobwa nuwahe urimo guhumba mu murima wanjye? Baramusubiza bati niwe munyamahangakazi watahanye na Naomi, niwe urimo guhumba mu murima wawe. Bowazi asanga Rusi mu murima we, arabaza ati mbese uriya mukobwa nuwahe urimo guhumba mu murima wanjye? Baramusubiza bati niwe munyamahangakazi watahanye na Naomi, niwe urimo guhumba mu murima wawe. Yewe tujye dukomeza tuze guhumba. Bowazi abwira Rusi ati bambwiye ineza wagiriye nyoko bukwe, none uduhumba mu murima wanjye gusa ukagira ahandi ujya, kandi ujya unywa ku mazi abagaragu banjye bavomye. Bowazi abwira Rusi ati bambwiye ineza wagiriye nyoko bukwe, kuva uyu munsi ujya uhumba mu murima wanjye gusa ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza ucurange, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza uririmbe, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza uyobore, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza uterane, ukagira ahandi ujya Rusi, ukagira ahandi ujya Rusi, ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza usenge, ujya ukomeza ukizwe, ujya ukomeza wera imbuto, ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza uze muri repetisiyo, ukagira ahandi ujya, ujya ukomeza usenge, ujya ukomeza uhanure, ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, ukagira ahandi ujya, kandi ujya unywa ku mazi abagaragu banjye bavomye. Natwe ubu turahomba mu murima wa Yesu, turarya tugasigaza muri uyu murima, tunywa ku mazi abagaragu ba Yesu bavomye. Natwe ubu turahomba mu murima wa Yesu, turarya tugasigaza mu murima wa Yesu, tunywa ku mazi abagaragu ba Yesu bavomye. Abagaragu ba Yesu baravoma, natwe tukanywa, tuzakomeza guhomba mu murima we. Twumva ijambo ry'Imana imitima yacu ikagubwa neza, tuzakomeza guhomba mu murima we. Twumva indirimbo z'abaririmbyi tugafashwa, tuzakomeza guhomba mu murima we.
tuzakomeza guhumba. Twumva ijambo ry'Imana imitima yacu ikagubwa neza, tuzakomeza guhumba mu murima we, tuzakomeza guhumba mu murima we, tuzakomeza guhumba mu murima, tuzakomeza niba soma mwitangira no kubara duhumbe, niba soma mubara we no kubara duhumbe, niba soma Samweli n'ibyo ku ngoma duhumbe, niba soma mubami n'ibyo ku ngoma dukomeze, niba soma muri Ezira na Esiteri nabwo dukomeze, niba soma Yeremiya na Daniyeli dukomeze. tuzakomeza kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu muri Nibature, tuzakomeza reka mbabwire icyavuye mu guhumba ahasigaye nicaye. Haleluya. Rusi yarakomeje arahumba, geze nyirabukwe aramubwira ngo ujye ujya guhumba ngo kandi ni umucunguzi wacu w'ubugufi. Haleluya. Demuza twihumbire hano ku mucunguzi wacu w'ubugufi. Haleluya. Rusi arakomeza arahumba, bakajya ahumbira mu gikondorero ngo byamara kuzura akajyana na nyirabukwe bagatonora bagateka ibyo bakarya bigashira. Uhumba nyine ni kwa kundi urahumba bigashira. Haleluya. Ariko bukeye ngo abanyirabyo aba mukabowazi. Haleluya. Aba mukabowazi kubera ko yihanganiye guhumba abanyirabyo, none hakajya abwira abagaragu ngo uyu munsi turakorera. Haleluya. Kandi yabakoraga inyuma akabahora inyuma, ahumba inyuma yabo, ariko none harategeka uyu munsi turakorera ahangaha. Ntabwo yongeye guhumba. Reka mbabwire, natwe mureke dukomeze duhumbe muri Nibature, tuze mu marepetisiyo, niba dusaba imisanzu tuyitange gutyo. Yesu naza kwima ingoma. Haleluya. Yesu naza kwima ingoma azabiduhereza byose, abitwegurire bibi byacu, maze ntituzongera guhumba. Imana nivuga. Haleluya. Ndabinginze mureke dukomeze duhumbe muri uyu murima, dukomeze ducyure ibidutunga buri munsi, hanyuma Yesu azaze yima ingoma abitwegurire bibi byacu. Murakoze. Amen. Dukomeze duhagaze, babaririmbye badufashe babegereze indangururamajwi, turirimbe ino ndirimbo ya 396 ivuga ngo nihe habizera bazajya kuba. Dusabe abaririmbye mwigire hafi ahangaha turirimbe. Nabwiye ko turashaka ibihe byiza aho byaca hose kugira ngo tubibone, turabishaka kandi turaza kugira ibihe byiza, tubyizeye gutyo. Karibu korana banishimye.
nimugira amahoro meza urupfu n'ibyago nimubitinda abashaka ubugingo budashira nimubizigira zabahengera musembeze iki nicyo kimara umubabaro mu buzima nuko ijambo ryawe mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi mu nzira nyuramo injyana mu ijuru iki nicyo kimara umubabaro mu buzima nuko ijambo ryawe mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi munzira nyuramo injyana mu ijuru nzaririmba ineza Yesu yangiriye nzayivuga hose bayimenye nzavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be nzabivuga hose babimenye ijambo ryawe ni umucyo umurikira inzira yanjye uri mwiza Yesu abatabizi bishwe mu kutabimenya nukuri ijambo ryawe mana rirema byose jambo wabajije Yeremiya uti mana we ese ubonye iki ati mbonye inkoni y'umurinzi uti waroye neza kuko niko nindi ijambo ryanjye kugira ngo risoze icyo naritumye nzaririmba ineza Yesu yangiriye nzayivuga hose bayimenye nzavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be nzabivuga hose babimenye nzaririmba ineza Yesu yangiriye nzayivuga hose bayimenye nzavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be nzabivuga hose babimenye ababonye ineza y'Imana haleluya hari igihe nahuye nawe ufite amarira kandi icyo gihe nayahanagura hari igihe nahuye nawe ushonje kandi icyo gihe nakugaburira hari igihe nahuye nawe ufite amarira kandi icyo gihe nayahanagura hari igihe nahuye nawe ushonje kandi icyo gihe nakugaburira ndagarutse kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi ndagarutse kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi
izina rya Yesu. Imana yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu, kandi yasezeranye na Isaka na Yakobo. Imana ireka Abisiraheli imenye uko bameze, Imana ireka Abisiraheli imenye uko bameze. Imana yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu, yasezeranye na Isaka na Yakobo. Imana ireka Abisiraheli imenye uko bameze, Imana ireka Abisiraheli imenye uko bameze. Imana yibuka isezerano, Imana yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu, yasezeranye na Isaka na Yakobo. Imana ireka Abisiraheli imenye uko bameze, Imana ireka Abisiraheli imenye uko bameze. Nagarutse kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi, kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi. Nagarutse mfite ibambe n'imbabazi, kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi. Mani kigaruka Yesu wamuzanira inkuru. Mani shimwe mubaraje cyane. Haleluya. Mani shimwe. Bamuzanira inkuru bati Yesu we ukunda yarwaye, harongera haza undi bati Yesu we ukunda yapfuye. Bazari benshi bamuzanira inkuru bati Yesu we ukunda yarwaye, ashonarira cyane abwira Yesu ati Yesu we ukunda yapfuye. Bamuzanira inkuru barasobanura ati Yesu we ukunda yarwaye, arahagaze undi yiruka ati Yesu we ukunda yapfuye. Lazaro aratwara, Yesu niyaza, Lazaro arashingurwa, Yesu niyaza, Yesu niyaza, igihe kiragera arashingurwa, Yesu niyaza, ararwara Yesu niyaza, arashingurwa Yesu niyaza, bararira barihanagura, ararwara Yesu niyaza, byararangiye, arashingurwa Yesu niyaza, ararwara cyane, ararwara Yesu niyaza, arabishingura bararira, arashingurwa Yesu niyaza, ariko iminsi nishize, ageze Lazaro arazuka, nyuma y'iminsi nishize, ageze Lazaro arazuka, ariko nyuma y'iminsi nishize, birashoboka, ageze Lazaro arazuka. Kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi, kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi, n'ubu nagarutse mfite ibambe n'imbabazi, kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi, n'ubu nagarutse kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi, kandi ngarutse mfite ibambe n'imbabazi. Zera ko
nogejwe nijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera wogejwe na Yesu atuka nijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera Turi mu rugendo rugana Isiyoni. Isiyoni ni umurwa mwiza uzabamo n'abejejwe gusa. Isiyoni ni umurwa mwiza uzabamo n'abejejwe gusa. Turi mu rugendo rugana Isiyoni. Turi mu rugendo rugana Isiyoni. Isiyoni ni umurwa mwiza uzabamo n'abejejwe gusa. Isiyoni ni umurwa mwiza uzabamo n'abejejwe gusa. Nazaribayo imiruribayo abaho bose baranezerewe baranezeranwa n'umwanya w'Imana. Nazaribayo imiruribayo abaho bose baranezerewe baranezeranwa n'umwanya w'Imana. Tumara kugerayo Yesu azatwakira ati nimuruke uranesheje ati nimuruke bwoko bwanjye uranesheje. Tumara kugerayo Yesu azatwakira ati nimuruke abandi banakuye mu bise by'amaraso yanjye ubwo nari ku musaraba. Abandi banakuye mu bise by'amaraso yanjye ubwo nari ku musaraba. Inkoni nakubiswe icumu nacumiswe ikamba ry'amahwa nambaye ikubwaho none dore ngaba baranesheje. None dore ngaba baranesheje. None dore ngaba baranesheje. Paul Kinyango ni umudiyakoni ku itorero rya Gahogo ntuye Muhanga. Ufasha wanjye n'uriya dufite abana 5. Dushima Imana ku bwa ibice 3. Igitabo cya Daniel ibice 3 duhere ku murongo wa 13. Tugerageze gusoma amagambo menshi uko tuza kujya nko ku murongo wa 27.
mutwe w'amagambo musubiremo ufitireka ko amuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego nuko babashyira umwami. Nebukadinezari akabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukoreye ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani umenye ko tutari bukoreye imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Murongo wa 19 Nebukadinezari azabiranywa n'uburari nkuru umuntu aba atagomba gucamo ibice. Iyo bishoboka buriya wahera imbere ukareba imva n'imvano uko byatangiye, ariko wenda byaba ikibazo bigafata umwanya munini. Ariko harimo ikintu gitangaje. Buriya ntabwo twasomye agana imbere umuntu afite umwanya yasoma cyane, ariko ugomba nteka ko muri bujyaho mugasoma mukongera mugatekereza mukazirikana. Ubundi byatangiye umwami arema igishushanyo, urushushanyo rurerure Bibiliya ruvuga rwari runini rugari rurerure rutangaje, abati mu rushushanyo rwanjye. Ikirwamana bimuvugiyemo ashaka ikibaya cyiza kigari. Rero nashakishije ibibaya mbona Nyandungu ari cyo kinini, avuga ni nk'inyandungu. Ubwo nagereranije Nyandungu ntihagarara igihe papa yigeze kuza mu Rwanda bashakisha ahantu hagaye muri Kigali babona Nyandungu. Papa niho yaje, ariko simbegeranje nibi turimo gusoma. Hanyuma cyari ikibaya kigari gusa gishobora guterana abantu benshi, abibutware n'abibwami n'abategeka intara. Bukarudaya cyari igihugu cy'Ampire. Ntabwo cyari igihugu ubundi yari Ampire. Ampire aba ari ibihugu byinshi byishize hamwe bifite ubutegetsi umwe ku bunini akomeye cyane kurusha repubulika. Baraza rero mu bihugu byose abubaha umwami. Urushushanyo baruramba ruri aho ngaho. Igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze mu kibaya cyitwa Tu. Baraza baregera ntabwo n'abasaduraka n'abashanye n'abadeneko n'ibikomangoma n'abatware n'abaminisitiri n'ibinyabubasha byose by'abantu bari bahari. Ngo utanga iteko akavuga ati nimwumva amakondera n'amabura n'ibindi bintu bivugiye icyarimwe mwese mujye mworara hasi. Ati kandi itegeko ryagiye utabikora arajugunywa mu muri. Tanura ntabwo ari umuri usanzwe. Ibemami buriya hari igihe ubyumva ukagira ngo ni akantu kaba koroshye ko burya itegeko ry'umwami muri ino minsi naritekerejeho. Intambara ya Ukraine itangiye, intambara ya Ukraine n'Uburusiya itangiye, nongeye gutekereza icyo bita itegeko ry'umwami. Buriya ejo bundi banuganugaga intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko abantu benshi ako nabonye ubibwe intambara sinareka gusengera intambara ngo mpagarike. Hako burya iyo twasenze ni yego cyangwa oya cyangwa tegereza. Ibyo dusabye Imana muri maturite yo mu by'Imana tuzi, ntabwo tujye tuvuga ngo ibyo twasenze ari byo bibaho. Rero turangiza tuvuga ngo ariko ushaka mu gitondo kuko Putin yabivuze namaze gusinza, ariko ntibaze iminsi nsengera ko intambara ya Ukraine itabaho. Mu gitondo amakuru aravuga ati Putin yari kuye intambara kuri Ukraine, kandi kugeza ubu ibitero 6 byamaze gushegesha Ukraine. Nababaraye kuko byari bibaye. Otani yatekerezaga ko bitashobora kuba, biravuga ati yabaye, intambara yakomeza n'ubu. Itegeko ry'umwami, itegeko ry'umwami ryari ririho ku gishushanyo cy'uko gikoma gusengwa kikama. Buriya nanjye muri iyo context ngo mubone ukuntu itegeko ry'umwami riba rikomeye. Kandi ejo bundi buriya tutagenda kure cyane muri Covid ntacyo mwabonye. Twararaga dutegereje ikiba mu nama y'abaminisitiri tutari abaminisitiri. Abantu baryame bakaba bategereje ariko noneho hagana iyo babaga inama y'abaminisitiri busohoke hari imyanzuro itandukanye atari ko kugira ngo bidakwirakwira gutya undi akavuga gutya.
ariko ejo perezida wa repubulika niwe uzayobora inama. Tukavuga mwana we dukoreshe perezida wacu biri bugende gute? Amahirwe inama mezi twaraga twirariye muribuka yuko imyanzuro yanasohokaga bwije abantu banze gusinzira nubwo iteko rigasohoka ari ryiza ukumva ibintu hari byatoberetse tukongera tukishima. Amen. Amen. Ndagira ngo mbere kuko byose duhakana Meshaki na Abedenego barimo bitari imikino. Ntabwo byari imikino, ntabwo cye cyozo cya burugumestre na meya kandi nabo barakomeye. Byari itegeko ry'umwami nyibihugu Ampereri. Kandi bo bari abagurana nongeye mbega ikindi gikomeye cyo muri ino bari abagurana twarudungu twari n'udungaga nibaye n'abagabo. Nibaye n'abagabo basobanutse twari utuntu baguze banesheje igihugu cyo baradufata baratuzana baduca mu mategeko. Anda none abantu bari hasi ariko turi burangiza tuba ngo hari icyari kibarimo cyo nicyo gitangaza. Amen. Nabo rero baraza bitabira nk'abandi bose mu gikombe cyitwa dure igishushanyo kirari ngo amabura n'amakonda n'ibindi bisakuza bivuze nibikomangoma n'abaminisitiri n'abadepite n'abasenateri hasi bigatuza bigaceceka none bakongera bakeguka kongera bikavuga hasi bose bakubara. Abahungu batatu iyi nkuru iratanga. Abahungu batatu bagurana batanasobanutse Sadwaka na Meshaki na Abedenego bahagarara rero hasigara igishushanyo gihagaze n'abahungu batatu. Baro bitiramo amaneko baraga ko bayabamaneko nubwo baraga kubarucura babona uduhungu dutatu two duhagaze bavuga tubanza turebye nabi nta watinyuka ku mategeko y'inaha nta muntu watinyuka. Byongeye bavuga rubarara amaneko beguye atikata kubera niba sena ya mbere arangiye raporo ku mwami ati ibintu byagenze neza ariko hari abantu batitaye ku mategeko yawe kandi ni abanyagano b'abayuda bitwa Sadwaka na Meshaki na Abedenego. Ese byabaye ahubwo ngo umwami rero arabahamagara Sadwaka na Meshaki na Abedenego ati ni mwebwe mwabyibwira bari byiza nta n'icyo mfa nawe sinshaka no kunabica dufitanye n'amateka meza nk'ibyo babambwiyeho rwose sinshatse kubica biraba ari byiza mwubara ariko nimutubara muraje kumwita no byaka umuriro kandi reka mbagire inama nta mana yabangiza nta mana ibo yabangiza nanjye ubundi ikigirwamana nta mana ibo yabangiza none waba arabavumbuye abanyeganyeje ubwonko abumbuye ikibarimo bituma bavuga baratinyuka. Ubundi rero intimidasiyo yarimo nta kikurimo byari ibibazo buriya njyewe ubuhamya bwanjye n'amateka yanjye mbyumva cyane iby'aba bahungu ko nanjye nigeze gukorerwa intimidasiyo ikomeye nenda gucika intege Imana irantabara. Nkimara gukizwa akizwa na direteri w'amashuri ya primaire noneho inkuru irakwira nyine buriya kera ubwo gukizwa biranoroshye gukizwa ni VIP abantu harakizwa abakomeye n'aboroheje aho hirya muri za 80 na kangahe agakudukiza atubwo no sans nose none uko nagize ibyo ngiye nta n'impamvu yo kugusubiza ubu tuvuyeho twebwe Imana yacu yakudukiza Nyagasani ariko cyane abakondede bashaka unese n'ikinyabupfura twebwe Imana yacu yakudukiza Nyagasani mweko nawe utanadukiza ntabwo twakwana ararakara ubundi ntibimenyerewe kuvuguruza umwana. Nanjye ubu nagize amahirwe njya mu nzego z'ubuyobozi nagenjya mu nama zikomeye yambete ibintu nitegereje ujya kubona umuntu uvuguruza reka no kuvuguruza abantu ko banacecekara no kunavuga ibyo nabonye mu manama nawe ubonye ariko n'ibyo nabonye kuri televiziyo namwe mwabonye ndavuga ibyo mwabonye ibyo nabonye mutari simbivuga ariko birasa ndavuga ibyo namwe mwabonye mwabonye kuri televiziyo perezida yakoresheje inama ba meya barimo arababaza ikintu abataye ku kimiro y'abaturage bitazamuka ati munsobanure baraceceka abati ntabwo muri buvanga ibyo ndavuga ko byanditse kuri televiziyo ntabwo muri buvanga mutanshubije genda bagumana ahangaha ntabwo muri buvanga mutanshubije
umwe sinzi wakumbuta aravuga ariko nawe yaravuze ngo rwose kuko byatunaniye ngo bikunda gupfa ngo ariko uretse no kuvuguruza no kuvuga birakomeye uretse no kuvuguruza no kuvuga birakomeye. Umunsi umwe twagiye muri stade Amahoro, perezida rwose n'umuyobozi mwiza arimo kujya abaturage no kuntu tugomba kubabeshaho neza. Umuturage wa Kacyiru byari bikira akarere ka Kacyiru arabaza avuga ukuntu ubuzima bwamukomereye kutagira aho haba no kurenganywa n'iki. Abaza perezida kuko buriya mu Rwanda tugira amahirwe abaturage bibaze perezida direct. Bashije perezida ni ugomba kumusubiza leta aramusubiza icyo kibazo sinkizi nshobora kugikurikirana. Abaza ati warakizi meya ati nkiziho avugaho ariko nyuma biba bibi. Meya ntabwo yagomba kumenya ikintu perezida atazi ubwira ikurikiraho biba ari ukundi. Ariko turimo kuvuga ko kuvuguruza umuyobozi mukuru atari muri munara ikintu gitangaje kuvuga ngo reka da ntabwo turi bukorere negatifu. Kujya muri nsanze negatifu y'umuyobozi n'ishyano ritabaho, ni icyaha kitabaho. Negatifu neza ugashyiramo nepa, ntabwo turi bukorere imana zawe. Ibintu biteye ubwoba. Bibiliya Nebukadinezari yumvise ari nk'izuri mugwiri, ntabwo yari yarigeze abona umuntu wamuvuguruza. No mu bikomangoma no mu bisonga no mu badepite no mu minisitiri ijambo nk'iryo rimuvuguruza n'iryashobora kuba. Bibiliya tubwiye ngo asabiranywa n'uburakari ngo mu maso yahinduka ukundi. Biramutunga mu maso yahinduka ukundi niko bene tubwiye. Murarakara cyane ngo bwira abantu batamuroca mu bucane waka inshuro 7. Ngo bwira abasirikare b'abanyambaga ati mubabahe ngo ryari iteko ry'iye kubagabo. Amahoro yo muri iyi si. Pastor niwegere hino dufashe gusenga Imana twumve ijambo ry'Imana. Ariko nimumbure haleluya dukunda Imana muri biteraniro niba amaso y'abantu bwiza bw'Imana. Imana irakugirira neza muri biteraniro. Ndumva Imana igiye kuvugana nawe mu ijambo ryayo. Mareka imitima yacu tuyerekeze ku Mana. Dusaba mwarimu nawe yigire hino bamusengera Imana tugeze ijambo ry'Imana. Ariko ndumva Imana muri biteraniro niba amaso dukanguke imitima yacu Imana igiye kutugirira neza. Tumva ijambo ry'Imana. Kubera ko tugiye kwakira ijambo wenyine, nta wera nkawe, nta gitare kimeze Mana we, Mana we, Mana we. uri Uwiteka Imana ishobora byose. Hejuru yawe nta wundi. Iyo uvuze biraba, utegetse birakomera, kize nta muntu ukingura, iyo wakinguye nabwo ntawe ukingura. Ushimwe nyagushimwa. Yesu. Turi hano mu mugambi wawe gusa, mu mugambi wawe gusa niwe utubeshejeho. Niyo mpamvu twicaye. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Dukeneye Imana yera. Imana yera. Tugiye kwakira ijambo rya nyiri ijambo. Mana yacu. Watwemerera ukanyura mu mukozi wawe ukavugana natwe. Ko tuzi ko ijambo ryawe ari ubuzima. Ijambo ryawe ari imibereho. Ijambo ryawe ari ibyo kurya. Turiho kubw'ijambo, turya kubw'ijambo, tugenda kubw'ijambo, kwambara kubw'ijambo, kubaka amazu kubw'ijambo, amamodoka tugenda ni kubw'ijambo. Jambo we. Ongera wivugire mu iri terano. Cyane ko mu ijambo ryawe ariho habitse ibintu byose dukenera.
wabonye utakubaka ibigega n'amasitoke hirya no hino mu isi? Niho wabisitotse, niho ibyo dushaka, niho ibyo dukeneye. Toke yabyo iri mu ijambo, ushaka kugirira neza. Haleluya. Asante. Ongera uvugane natwe. Turi hano kandi dukeneye ijambo ririmo imiceri n'ibirayi. Ni isoko tugura mu ijambo, twaje ni isoko riva mu ijambo. Asante. Urakoze Yesu, tugukomeye amashyi gushyigikira umukozi wawe kandi twemera kuvugana nawe izina rya Yesu. Gutabara kw'Imana, amena. Bwa kabiri tuwavuze ngo gutabarwa n'Imana bifite aho biva, kuko ukundana nayo, ukabana nayo, ugakorana nayo. Reka rero tugire icyifuzo natwe cyo gukwana n'Imana. Ese biya byabaye ku isi duhakana n'Ishake na Bedenego, hari utabyifuza nawe mu buzima bwe? Ariko abantu baciye intege mu minsi ishize, ariko nanjye mbafatira ingamba sinazicika. Barambwiye ngo ariko Jean Paul wenda ushyize mu bwenge nk'umuntu wize, ukaba warakoze n'amasesengura n'ubushakashatsi wagiye ukora mu bintu bitandukanye, ubona biya bintu ari byo biyamubamo. Ati ya Bibiliya ni igitabo cyanditswe kera, fata igihe cyandikiwe byo birasanga ibintu byarahinduye. Biya bintu byandikiwe muri context y'abantu b'Abisirayeli bakira Abayuda, bitari muri context y'Afurika ni turimo. Bati ubundi ziya muri muzishingiro umwizera gute? Numva babaye nk'abagiye kunzunga abanyamara umwanya nekenda abana yakoya. Turazemera dufite icyo tuzemerera, kuko ziri konkretiza no mu buzima bw'uno munsi. Ibyabaye ku isi duhakana n'Ishake na Bedenego bitubaho natwe uyu munsi. Imana itabara ntaguhinda ngenda nangije. Je banke yigeze kundega nyirimo amafaranga, ningenga cyane ngo bambare akazi kari kagaze, ndabamwa abantu mwese mbambuye mbishaka, ni mumbabarire mumfasha ahubwo mbona akazi kabatoya. Kinginga ngajya kuri banki, ashaka perezida, ashaka ushinzwe kereza, mwambabarire dore ibibazo byanyu kwemeza ahubwo mwamfashe batoya, ni mu rukiko tukaguteza icyamunara. Bonye banze kunyuvana kwisengera Imana, Mana yange ati nzabikunyuza, ahubwo njye nkibeshya nkajya ngwizamo amafaranga ngende nicure. Umunsi w'urubanza unashyirwaho nakeye ndumukene nta n'umwavoka wa banka kandi ugafite ubundi uzaza mu rubanza ninzaza. Uje gukora iki? Nije kuburana. Ubwo uzaburana nanjye uvuga se ngo ntiwarifashe, uvuga se ngo warishyuye, uzabana uvuga iki? Nikizanzamo nicyo nzavuga. Njya gusenga Imana imugana abana amafaranga ndabona utarayampaye. Sinzi n'ibyo wambwira guzantabara n'ibyari byo. Ejo urubanza ruzaba nzabana n'umwavuganye nta n'umwavuka mfite. Ubundi se ubu wa mugani wavuka nzavuga iki? Mani makantu kamwe yari yarigeze kunka ngo nenyeneza ni historique nyibike ndagenda ndayizana. Ahubwo tubujyara ahantu bigeze kuvana amafaranga kabi. Ugendure muri historique urabona uzaburanisha icyo gihe. Uvuge ko banki guhombya, biguteza n'ibibazo. Uvuga ibyo gihe. Geze rero mwavuka yambaye igikazu cyaraza arahagara nanjye nagenda nyine nk'umusivile bahagarara uruhande. Umucamanza ati suriburana n'indiburanire. Ubwo ngiye kubana navuka bavuka bicaye nyuma n'ibikazu byateye babatata we. So yamusivira abana navuka gute? Avoka arabivuganye natangiye kubona Valesi n'ivyo n'ibiki. Umucamanza tubivugaho iki? Deni ryo sinaryicwe ntabwo na banki nayo irantoteze. None se kubona mbikora nk'amafaranga imwe akayavanaho kabiri. Umucamanza ati byo waboneye ibimenyetso ni nabibona. Nzana kaga papo ndamwega ntitwite kintu batarambanye 200 kandi narutiriye rimwe. Umucamanza ati ndabibona atavuka asobanura ati kuki mumvana amafaranga kabiri. Ati byo simbizi ati se kuki atabajije banki. Umucamanza ati ngo kuki utabajije banki. Ndavuga ni banki maze iminsi nyirukanka bakamwa ngo tuzavuganira mu rukiko, none rero turavuganira mu rukiko. Umucamanza ati yagushubije ati nyine muravugana mu rukiko, ati ndakubaza ngo kubeke muvana amafaranga kandi ubu ni wowe banki ahangaha. Ati yagucyo sinkezi. Ati noneho kutabizi menya neza amafaranga banki igomba Jean Paul ayigomba. Ati kora imibare.
akoze imibare no guhungabana ku imibare nabi avuze umucamanza ati ndabyanze iyo mibare se abavuka inyuma yanjye batangira kunshyigikira umusivira mutiza noneho batangira kumva nkakajya bambwira uvuga gutya ngo ntsinde mwene wawe birangira bagakoze imibare iramuzambana iranga umucamanza ararufunga bagiye kudusomera ati banki ntabwo izi ikimwishyuza ubwo ntiyamenye icyo arimo nayo ntizi icyo arimo n'icyo ntabwo ati ikirego gitesheje agaciro ideni rirasibwe miliyoni ebyiri rero rwose nagomba kwishyura n'ibinyungu baba bashyizeho ngo ndishyura n'abavoka n'ibiki byose mba ndabikuka nabwo abantu ubundi ntabwo biri muri iki gitabo njyari amateka njyewe ndivugira ibyabaye ikindi gihe umuntu arangambana neza arambwiye ngo uzambona uzavuga ati Jean Paul njyewe nzamwereka abantu b'inshuti zanjye baza kumbwira nimugoroba bati wajya ukamusaba imbabazi wa muntu uri kubasaza genda umusabe imbabazi ati azagushyira aha bati nabo yahanye ni benshi avuga nayo ko njye ndasenga ndahamanya n'Imana yuko nta kosa nakoze ibyo byo gutinya umuntu kandi nabuze ukuri ntazo musaba n'umudamu wanjye wajya kuba ati wabwiye umugabo wawe koko kava ku izina bizamuho ko ari bibi turabivugana bari ko dusenga Imana njye ndahamanya n'Imana ko ibyo navuze kandi hari icyo byakije ubundi niba ikintu cyaye guhitana abantu benshi n'ikimitana njye nyine nizaba ari sawa basi nzagende nanjye mwumva ariko nihagaranye ko biragera baramfata barangambana neza nagiye mu kazi bataka akazi nikemewe n'amategeko barabihimba babihana isura bankubita mu banshyira muri burigade barafunga buracya njya parike byose byanzura abantu b'inshuti zanjye akabate watanzwe n'umuntu ukomeye ntago uvamo umucamanza w'inshuti yanjye ukirwa ari perezida w'urukiko Cyangugu abwira umwavoka ukomeye waza ari porokireri ati njyewe nakagiye kujya kubona Jean Paul ko sinjyayo kuko sindavuka ndi na perezida kandi twe ntabwo twivanga mu manza ati ntiwagenda ukangera Igitarama saa 8 mu rukiko ukamburana ko amafaranga nzayaguha umuporokireri aturuka azamusanze mu Ruhengeri araza asanga urubanza yanakerewe naherutse nicaye imbere y'agatebe k'umucamanza mbona Paradira ahagaze mbona umuntu arimo kwambara ibikanzu by'abajyandi by'abavoka urubanza rwatangiye umushinjacyaha amaze kunshinja cyane ikintu bakigize penale bya bindi bita bigushyira muri gereza kandi byari social ubundi nge nabizi bwa niyo warenganye ubwenge bwa budakora umucamanza arambaza umushinjacyaha amaze kunshinja umucamanza wa muntu yambaye vuba umwavoka umucamanza arambaza ati uriburanira cyangwa urunganirwa ndabana ndiburanira ariko kwivugije ngo ndiburana se byari bikomeye bikompuritse ntacyo ndi buvugemo uretse ko bavuga ati ndabekirwa ku mugenzi uko mushaka nicaye ndiburanira umushinjacyaha arongera arashinja umucamanza amwe ngo ngaho ugira icyo uvugaho ataravuga hari icyo ngomba gusobanura noneho umucamanza Bateko Jean Paul yavuze ko yiburanira atunganira umwavoka bati yavuze ko atunganirwa ko atarazi ko afite umwunganira ariko aramufite kandi amategeko arabimwemerera abacamanza bajya inama bavuga ngo biremewe dusanze ari byo niba atarabizi ariko noneho akaba ari umwunganira yewe umwavoka ararucagagura ibintu abisubiza tubavuga ibyo nzi n'ibyo ntazi yerekana yuko bitari na penali ko ari social arangiza ariko igaragambye cyane akavuga ati mbega ibintu bikojeje n'isoni umushinjacyaha aravuga ati nyako mucamanza ati iyi ni procedure ati ntabwo rubanza rwo mu mizi ati ndashaka yuko ati muruhagarika ati sabye iminsi 30 afunze ati hanyuma uyu mwavoka ibyo ngibyo bazavuga mu rubanza rw'imizi umwavoka wanjye agasa nkaho ari indiscipline cyane kweshwa n'Imana akavuga ati itegeko rivuga ko iyo minsi 30 itangwa iyo umuntu afite ibimenyetso simusiga bimufunga ati ntabyo mbona uwa parike ati mucamanza ariko procedure ntigimara iminota ingana gutya ati ndabizi ariko byavoka kubwira birakomeye aravuga ko iyo minsi 30 tuyishyiraho iyo hari ibimenyetso simusiga bishinja umuntu icyaha ntabwo ro wabivuze ati bime nanzuri arabibura arabibura bukeye rero bucya basoma bati ntatahe
utwo se ubwo nawe ari utuntu dutoya dukeya. Ubwo iby'inyamirambo ko nabibabwiye naho aho nabyutse mu gitondo ndi muri burigade nkavuga nk'abantu uyu munsi wari umunsi wo kujya gusenga, none dore ndi muri gereza. Ubwo se ubigenza ute mani nkonda? Nyuma rero nibwo namenye iby'Imana yakoze, namaze gusohokamo naragiye. Umwavoka w'inshuti yanjye bari barakanyije ngo ni leta imutoteje, we yibarije muri leta bati ntacyo tumutotejeho, nta makosa yenda ajyanye n'abandi bantu. Ariko umuporokireri ngo yavuze ati wamfashije, abwira porokireri wa Kigali ati wamfashije, ati nta mwanya nabona mfite akazi kenshi. Ariko ari ku cyumweru nasenzemo mu gitondo mu nguni ya Mabuso, mvuga ntubu ni ku cyumweru wari umunsi wo gusenga, none dore aho ndi. Ese ko nanjye nakunezezaga ari ku cyumweru, uyu munsi uranezeza ute ndi Mabuso? Noneho ngo porokireri byageze nka saa mbiri w'amagabo bamwe ngo hajya wa muntu wawe ngo byagenze gute? Ati nyine baramufunze. Ati ariko rero n'iby'abantu bambwe banza babiri. Ati icyo nashaka kubwira, mfite umwanya ku cyumweru uyu munsi. Ati waje tugahurira i Nyamirambo kuri pariki tukabireba. Ubwo rero nibwo bagiye, ari ku cyumweru porokireri ajya ku kazi ko ku cyumweru nta mpamvu, kubera Imana. Amena. Kubera Imana nawe yumvise umuntu yambwiye ngo yajyaga nsanga, none ayo Mabuso ntari bunsange ngo nanjye nimusange. Ubwo koko urumva byagenda gutyo kuba inshuti y'Imana. Amena. Nuko rero ngo porokireri aragenda aracukumbura mu madosiye abasubusita, aragitera ati ni iki ngiki. Ngo aragisoma bati mbega abantu babaswa, ati usundi kuki batamuhimbiye ibyaha. Ngo yagiteruye ngo asanga ngo ibishinja umuntu, abandika ibishinja umuntu kanije ntibanabyandikeho. Ati ubu nibura iyo babishyireho nkanamenya n'icyo bamushinja. Ngo aragitwara porokireri, ati batanabyandikaho nimugoroba. Samoro mu gitondo kuwa mbere ngo arabahamagara aravuga ati umva mujye kuri burigade mufungure kanaka. Ati ubwo se murambwira ngo mushize ko dosiye ari njye uyifite? Aho kuri parike baje behuta kuri burigade bavuga ngo mufungure kanaka, muri porokireri umufungure. Nabonye abapolisi baza bava ngo kanaka ngo nuwe ni njyewe. Ati fa yutaye ni gute? Ni soke. Bati soke. Nubwo ndasohoka ndiruka ngo batangaru. None umupolisi abatambanga bagenda gaho ati n'abantu nimwimenye. Ati ubwo zo wagufunguye. Ati wafunguye na porokireri, ubu niyo wadutuka nawe wagukora. Amena. Ati ubwo se wafunguye na porokireri, ati ubushatse wanaga ukadutuka ukatugira imbwa nawe wagukora, ubu ngubu urakomeye. Ati tonde wifatira ibintu byawe wigende. Ni porokireri wagufunguye. Amena. Ubwo dukorana nayo. Ubwo dukorana nayo. Haleluya. Ubwo rero impamvu mvuye kwa basadu bakanameshake na Bedenego, mbangira ngo abo bantu bapinga bavuga ngo nibyo mu Bayuda, ngo nibya kera, ngo ni inkuru zitakigezweho, mbangira ngo nabo mbacecekeshe. Mvuga ibyavu, mvuga iby'inyamirambo, mvuga iby'imuhanga, mvuga ibyahaye n'ibindi byinshi. Wakumva atanyuzwe nabona n'ibindi bamyaburari, kuko dukorana nayo. Ndagira ngo twinginge Imana itwemerere, twemerere gukorana nayo. Amena. Agaba yadupfa no kubyakira twibagije ko ikomeye, agaho gupfa kuzaho no kwezwamo no gutunganywa. Ariko undi ko ari uko tumenyera tukanabyoroshya kugira ngo perezida we wapfa gukorana na cyakwiye ko dutwaye hariye imbere ya perezidansi. Cyangwa ko utwara gutyo uri kureba kuri za minisiteri, uhindukize n'utwiso urebe ku bajepe. Ntabwo atako nk'ubambajije ngo ndebye yiki. Reka hariya tubatwara dutya. Ubwo tuba modoka we ntupfe. Yapfiriye wagira ibibazo. Ngerega burya abatware njyewe ndabemera, nzi n'ubutware. Imana nkasanga nyigomba icyubahiro kirenze no kwitwara neza no kwitwararika. Rimwe perezida wa repubulika yaje gusura uruganda rwa Ruriba, ndi meya wa Butamu. Rero mbanze kwesha amahoro, ntiburiya ntimutsindashyaka meya w'umujyi, nti na ba minisitiri w'intebe ba Makuza, ntiburiya nibo bari hafi ya perezida, ndajya nigendera kure.
numva rero umutware Katasindi umwegeye bamukuza minisitiri w'intebe barahina bamutsinda cyane na Roma kuza hageze ahita bamumeya ngwino ngo ubu twese uko turi turanga tuba turi muri delegasiyo ya perezida wa repubulika tumuherekeje uretse wemeye wowe ni wowe uri bumwakire mu karere kawe ubwo rero uramusuhuza muri kazi hamwe izindi protokole zibone gutashya noneho ndatitira numva noneho ngize ubwoba ibyo nibyaga numva ninjye koko uri bumwakire rwose ndatangira nipozisiona delegasiyo ziraza imodoka aragaragara nigira imbere neza perezida wa repubulika agaragiwe murakaza neza nyakubahwa perezida wa repubulika mu karere ka Butamwa uru ni uruganda rw'ibumba ubwo ababishinzwe baragenda babereka baransuhuza cyane none yigira inyuma aho babona gutambuka aho cyakwiye kubwoba nari mfite akaba igitima kiba kidiha imodoka zitangiye guhaga ukumva wanikubita no hasi ariko n'undi nkari umumeya wigeze kwikubita kandi ntacyo aba yagutwaye rwose umuntu w'Imana ntacyo yagutwaye n'abantu kugenda nabi sinzi aho ubwoba buva hari n'umumeya ngo yigeze kwikubita hasi rwose agize ubwoba hanyuma si Imana haleluya none se ubwo Imana muhekeye umuhe mwanya ko ni nziza nta nubwo ituma tugihuga ngo twikubite hasi yagumye ikatuganiza ikadukuyakuya kandi burya nta mahuriro n'ibyo gusa amena rero turi inshuti z'Imana impamvu nari mbivuze icyo cyubahiro ni uko atari no gupfa kubimenyera ngo nyine ngo ni inshuti y'Imana ngo nzajya nkorana nayo we nta n'icyo ukora nta n'icyo wiyezaho nta n'icyo witunganyaho uzana ibyo kumenyera ibyo byo ndabyanze amena niyo mpamvu rero iyo twifuza kuba inshuti zawe no gukorana nayo Imana irakomeye akangaka nkaca umurongo umenye ko ari ukwiza burya n'abashefu bose baruba nanjye ubu ngira ubutware bukeya mfite abonyobora bamugani aho nduvuga ngo nanjye mfite abonyobora ariko hari uwasharanya ngo rimwe aravuga ati ako shefu ujye unyuza muri rimwe na rimwe ugende ati ugiye burya nibwo tuganira twe turi ahantu turimo kwiyakira nkabona abantu bitonze nkabona ariko reka tuganire dusabane n'umunsi w'ibyishimo noneho umuntu araza aranyongora shefu ujye unyuzamo wigendere buriya ugiye nibwo tuganira buriya ngo uragenda ngo tukabohoka hari ngo abantu bose nyine ngo bari muri protokole n'iki nuko none rero ndagenda nza kubaza undi muntu ariko burya ngo iyo ngiye kuko ngo biraryohara atashaka ujye umaze kugenda ati abantu bisanzuye ati banabyinnye ati n'abari banze kunywa noneho banyoye ndagusanga rero nyine icyo kintu cyo kandi rwose pe tuba turi abayobozi batoya ba buri ariko nyine ugasanga ni nk'uko nguko bimeze nese ko icyo nshaka kubabaza Imana yo ngo twayimenyera ajya bivugisha ngo mwana nayo ngo ngendana nayo ngo mbana nayo kandi kirakitu ibintu bimeze nabi bicuramye bibogamye kubana nayo gukorana nayo nabonye n'abamama bazi ubwenge iyo umutware yenda kwinjira mu rwari ukuntu abigenza amabasa atari mu nzira akavamo akanatari agasuko kagatunga sinabonye abamama bazi ubwenge babikora ari umugabo uje ubwo Imana bavuga ngo ndakorana nayo ndaturana nayo ndagendana nayo ndakorana nayo ibintu bicuramye reka dukosore ibintu amena icyo nashaka kubasaba ni iki rero n'umuntu wese ufite icyifuzo cyo gukorana nayo no kubana nayo atunganye ibidatunganye isuzume neza mu mutima urebe iby'urukundo ibyo gutana kwawe urebye amagambo uvuga urebye intekerezo zawe n'ibyo ukora hanyuma wihane ibitameze neza tubivuge muri make tudatinze tugeze mu mwanya wo kwihana kugira ngo dushobore gukorana nayo kugendana nayo kubana nayo kurengerwa nayo gutabarwa nayo bifite kondisiyo ko muba muri inshuti kandi Imana ntabwo ipfa kugira inshuti zibonetse zose twikosore twihana amena kabiri umuntu utarakizwa we cyangwa akizwa agasubira inyuma akagwa mu byaha akagwa ni ugusenga neza uwo nguwo ni umwihariko reka rero tubanze turebe umuntu waba ashaka gukizwa utarihana utarigeze yihana umuntu utarigeze yihana
cyangwa uyu munsi akaba yumva yakwana nayo kugira ngo akwane n'Imana, agendane nayo, atabarwe nayo, arengerwe nayo. Cyangwa ukaba waraguye ugasubira inyuma, ukaba utagifite bwa bushobozi bwo kwana n'Imana no kubana nayo. Uwo muntu yazamura ikiganza aho ari tukamusengera, kuko amahirwe ya kabiri ni ukuza gusaba Imana kwitwemerera gukorana no kugendana nayo no gukundana nayo. Ariko amahirwe ya kabiri ntabwo umuntu yayabona atihannye cyangwa se atabanje ngo asengerwe kuko yaguye. Turashaka ikiganza rero, niba hari umuntu ushaka kwihana bushya cyangwa akaba yaraguye ashaka gusengerwa, ikiganza kizamuke, abari tubanza dusengere. Tugeze ku mugoroba w'isi, ibyanditswe bitwereka ko ari hafi kuza. Yesu araje y'ingoma, azaca imanza zitabera, azaca urugomo rurangire, ibisobanya bisobanure, ibisobanya bisobanure. Dore tugeze ku mugoroba w'isi, ibyanditswe bitwereka ko ari hafi kuza. Yesu araje y'ingoma, azaca imanza zitabera, azaca urugomo rurangire, ibisobanya bisobanure, ibisobanya bisobanure. Ujya umuranga amaso, ujya umuranga amaso, atari kumutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujya umuranga amaso, ujya umuranga amaso, atari kumutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya, haleluya! Yesu arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ntumukureho amaso, Imana ishime cyane, tumuhe icyubahiro, ni bwiza. Haleluya! Yesu azagaruka maze afata ijambo, maze atangira duhereze, azaturagira ku bibyibushye, maze aduhembera ibyo twakoze. Ati muruke nimwe bana banjye, ati muruke nimwe bana banjye. Yesu azagaruka maze afata ijambo, maze atangira duhereze, azatubagira ku bibyibushye, maze aduhembera ibyo twakoze. Ati muruke nimwe bana banjye, ati muruke nimwe bana banjye. Umva! Ujya umuranga amaso, ujya umuranga amaso, atari kumutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujya umuranga amaso, ujya umuranga amaso, atari kumutumbiriye ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane, Uwiteka icyo ngukundira uko ariho ruhare intambara z'abangwanya, iyo wacumu ryaciye gute. Umva! Amaherezo y'inzira burya ni mu nzu, bitinde bitebuke ni ukuri. Yesu azaza, azaza ndazatinda, azanye n'ingabo ze kudutabara. Ndimo ndumva imirindi yiwe, uwaraja uruyacyo, nimwitegure ngurira nimube maso.
ibigirwamana bikavuga n'ibyumve imana yacu irakomeye imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara seka ibigirwamana bikavuga n'ibyumve imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara sekeregerwamana bikavuga n'icyumve imana yacu irakomeye imana ayiwe irakomeye cyane ikavuga n'icyumve imana yacu ukura Mana yanjye ukura bikwiriye barabahebuke sifa kaketera abahanga Yeah.